Akamaro ka beterave ku buzima bwawe. Beterave ni kimwe mu biribwa bifite umumaro ugiye utandukanye ku buzima bw'umuntu, aho beterave abantu benshi mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi ndetse na hano iwacu mu Rwanda, aho usanga bayikoresha bagamije kwirinda ndetse wenda no kugira ngo bavure uburwayi bumwe na bumwe. Ibyo biterwa no kuba beterave ifite ibinyabutabire bibonekamo ndetse kandi binabonekamo ku bwinshi. Uyu munsi tugiye gusomana igitabo aho bagaragaza imimaro igiye itandukanye igera ku 9 beterave ishobora gufasha ubuzima bwawe. Muri iki gitabo rero tugiye kurebera hamwe imimaro irimo ivugwa kuri beterave, dore ko ari igitabo kivuga ku bijyanye n'imirire. Rero wowe mushyashya ndetse nawe usanzwe hano mwese mbahaye ikaze hano kuri HEALTH.OLIVIER YouTube channel iduha ibiganiro cyangwa se tugezaho ibiganiro bivuga ko ubuzima ahanini biba bigamije mu kudufasha kumenya uko twabungabungamo ubuzima bwacu. Rero niba utarakanda subscribe wakanda subscribe kuzaricika n'ibindi biganiro binyura no kuri HEALTH.OLIVIER. Rero ndajya nsoma ibyanditse mu gitabo ngerageze kubisemura mu Kinyarwanda kugira ngo dutangire. Umutwe w'ibyo tugiye gusoma cyangwa se w'akamaro ka beterave uragira uti key functions and health benefits of beetroots. Ni ukuvuga ngo ni umumaro w'ingenzi ku buzima bw'umuntu beterave ishobora kudufasha. Beetroots has again the significant attention for its potential to support various aspects of health largely due to its high concentration of unique bioactive compounds. Ati beterave ni imwe mu biribwa byagiye byitabwaho cyane bitewe n'imbaraga bifite ku bijyanye n'ubuzima bwa muntu, aho bifite ibinyabutabire bigiye bitandukanye like nitrates, betalains, fiber and betalains. Ibyo binyabutabire harimo nitrates, ikinyabutabire cya betalains ndetse n'ikinyabutabire cya fibre ndetse na betalains and vitamin C ndetse na vitamin C. Rero muri iki gitabo bagaragaza imimaro 9. Muri imimaro 9 reka duhere kuri uyu wa mbere. Umumaro wa mbere muri iki gitabo baragira ati cardiovascular and blood pressure support, kuvuga ngo ku bijyanye n'ubuzima bw'umutima ariko kandi no mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Kuri iyi ngingo rero y'umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso muri iki gitabo babivuga iki? Muri iki gitabo bagira bati the body convert beetroots natural nitrates into nitric acid, which is a molecule that relax and widen blood vessels. Ati umubiri wacu cyangwa se umubiri wa muntu uhindura miriya nitrates twabonye iboneka muri beterave ikayihinduramo ikinyabutabire cya nitric oxide. Iki kinyabutabire rero cya nitric oxide kikaba gifasha umubiri wacu cyangwa se imitsi yacu kutifunga ikaguka, bityo amaraso agatembera neza. Bivuze ngo bituma nyine imitsi yacu yaguka ntiyifunge, bigatuma amaraso atembera neza. Ubwo urumva ko bituma umuvuduko w'amaraso ugabanyuka ndetse kandi nyine n'umutima ugakomeza gukora neza, kuko ubundi imitsi ifite ikibazo bishobora kurangira n'umutima ugize ikibazo. So that can lead to modest reduction in blood pressure. Ati ibyo ngibyo rero bishobora gutuma ino beterave igira uruhare mu kugabanya umuvuduko w'amaraso and overall circulation and endothelial function, ariko muri rusange bigafasha itembera ry'amaraso rimeze neza ndetse kandi bikanafasha kugira imitsi imeze neza cyangwa se agace k'imitsi ko mu imbere kitwa endothelial kakaba kameze neza. Muri iki gitabo rero cy'imirire bagaragaza ko beterave nanone ifite uwo mumaro. Muri iki gitabo wa kabiri baragira bati athletic performance. Ati bifasha abantu bakora siporo zo kwiruka. Biterwa n'iki rero? The nitric oxide produced from beetroots help improve blood flow, allowing more oxygen to be delivered to the muscles. Ati iriya nitric oxide twabonye aho ituruka kuri nitrates iboneka muri beterave, iyo nitric oxide ikomoka kuri nitrate ituma habaho kuba amaraso yatembera neza akajya hakenewe ndetse akatwara umwuka wa oxygen mu nce zose z'umubiri, harimo hano bavuze wenda mu mikaya, kuko buryo umuntu uri muri siporo cyangwa se uri muri athleticism cyangwa se uri kwirukanka imikaya ye ibikora cyane. Hano bagaragaza ko rero ino nitric oxide bitewe nuko ituma amaraso atembera neza bigira uruhare mu gutuma nyine oxygen cyangwa se umwuka, kuko umwuka utwagwa n'amaraso nyine n'insoro zitukura ugera mu mikaya, aho imikaya iri gukora cyane
Ibyo rero bifasha umuntu uri gukora izo siporo. This can enhance endurance and reduce fatigue during exercise. Ati ibi ngibi bituma nyine umuntu akomeza gukora siporo neza, kandi ikindi bikaba byagabanya umunaniro ukabije umuntu ashobora kumva igihe ari muri siporo. Muri iki gitabo kandi bagaragaza ko Beterave ku mwanya wa gatatu ishobora gufasha umwijima, aho bagira bati liver health and detoxification. Ati bifasha ubuzima bw'umwijima, kandi ikindi bikanafasha mu murimo w'umwijima wo gusohora imyanda. Beetroot contains betalains and betalains. Ati Beterave irimo ibinyabutabire bizwi ku izina rya betalains and betalains nk'uko twabibonye hari haruguru, aho ibi binyabutabire bikora nka antioxidant, aho twabonye ko izi antioxidant zigira uruhare mu gusohora imyanda cyangwa se mu guhangana n'uburozi bwitwa free radicals bushobora kudutera indwara zitandura, harimo na za kanseri zigiye zitandukanye. Rero bagaragaza ko muri no beetroot cyangwa se ino Beterave ifasha umwijima muri ubu buryo. Ati that supports liver's natural detoxification enzymes and help reduce antioxidative stress. Uvuga ngo izi antioxidants zifasha umwijima muri ka kazi kawo ko gusohora imyanda, ndetse kandi bikanafasha umwijima cyangwa se n'ibizwi nka enzymes zifashishwa mu gusohora imyanda ziba mu mwijima. And help to reduce oxidative stress. Oxidative stress nibyo bindi biba bifitanye isano na za free radicals twavugaga, bwa burozi bwa free radicals. Ibi ni bimwe mu bintu biba bishobora kwangiza inyama zacu zo mu nda, rimwe na rimwe bikaba byatera indwara nyine zitandura ku ahantu runaka, wenda ku mutima, ku mwijima, nk'uko naho turi kubibona ko ino Beterave ifasha umwijima mu bijyanye no guhangana n'uburozi cyangwa se n'imyanda, bityo igasohoka ku buryo bworoshye. Study also suggests betalains may help to prevent accumulation of fat deposit in the liver. Ndetse kandi hari n'ubushakashatsi bumwe na bumwe bugaragaza yuko gufata Beterave bishobora kugira uruhare mu kurinda uburwayi bw'umwijima, aho uwo mwijima ahanini uba usanga hari ibinure bigenda bikipakira mu mwijima. Rero bagaragaza ngo ko hari ubushakashatsi bugaragaza ko Beterave ishobora kugira uruhare mu kurinda uko kwipanga kw'ibinure mu mwijima, bityo bigakurinda uburwayi bw'ibinure. Ku yindi paje y'ikino gitabo rero bagaragaza ko kandi cyangwa se baragira bati a brain and cognitive function. Ati Beetroot cyangwa se Beterave ishobora kugira umumaro ubwonko, cyangwa se ishobora kugira ikintu ifasha ubwonko bwa muntu. Ati bigenda bite rero? Ngo by increasing blood flow to the brain, Beetroot's nitrates may deliver more oxygen and nutrients to support cognitive function. Ati bitewe nuko ya nitrates iboneka muri Beetroot twabonye inahindurwamo nitric oxide, ituma amaraso atembera neza akagera ku bwonko ku buryo buhagije. Ati bishobora kurangira ino nitrate ifashije mu bijyanye no gutwara n'ubundi oxygen cyangwa se n'umwuka duhumeka ku bwonko, ndetse n'intungamubiri, bityo bigafasha kuba ubwonko bwakora neza imirimo yabwo ya buri munsi. Early researchers suggest potential benefit in area like memory and focus. Ati ubushakashatsi bwa vuba ahangaha bugaragaza umumaro ukomeye cyane wa Beterave mu bijyanye no gufata mu mutwe cyangwa se no kwibuka, ndetse no kuba wabasha kwita ku kintu kimwe muri ako kanya. And it may help to reduce age-related cognitive decline. Ndetse kandi ngo bishobora gufasha ku bijyanye no kuba umuntu yakwibagirwa bijyanye no kuba wenda imyaka ye ijya yarazamutse cyangwa se ageze mu myaka y'izabukuru, ngo bishobora kugabanya cyangwa se ino Beterave mu gihe umuntu ayifata bishobora kurinda cyangwa se kugabanya uburyo ki umuntu ashobora kwibagirwa bijyanye no kuba ari mu myaka y'izabukuru. Ndetse kandi umumaro wa gatanu muri iki gitabo bagaragaza ko Beterave igira uruhare cyangwa se ifasha mu bijyanye n'igogora, aho muri iki gitabo bagira bati digestive health cyangwa se ubuzima bw'ibijyanye n'igogora. A single cup of raw beets provides about 3.81 grams of fiber, which adds back to stool to help regulate bowel movement and prevent constipation. Ati agakombe byibura kamwe kaji cyangwa se k'umutobe wa Beterave kaba karimo byibura amagarama 3.8 bya fiber cyangwa se by'ibikatsikatsi bya fiber.
ati ibyo bikatsikatsi bya fiber bigira uruhare mu gutuma umwanda worohera ndetse kandi igatuma ibijyanye n'uburyo uwo mwanda utambuka mu mara bigenda neza. Ibyo bikarangira bigufashije mu kurinda impatwe cyangwa se mu kwirindwa indwara izwi ku izina rya constipation cyangwa se kwirinda impatwe. Ibi rero birumvikana akenshi impatwe murazizi, akenshi wenda umuntu ashobora kumva impatwe kubera ko itarwara abantu benshi bakayikerenza, gusa umuntu warwaye iki kintu cya constipation aba ari ikintu kibi cyane, ni indwara mbi cyane, ni imwe no mu ndwara mbi. Indwara yose ishobora kugira uruhare mu gufunga amara, iyo ndwara yose aba ari indwara mbi iba iteye ubwoba. Rero gufata ino beetroot cyangwa se beterave bishobora kugira uruhare mu kugufasha mu kwirinda ino constipation. This fiber also acts as probiotic to fuel healthy gut bacteria. Ikindi kandi nuko ino fiber iboneka muri beterave ishobora kugira uruhare mu gutuma bagiteri nziza ziba mu mara zibaho neza, zidufasha mu bijyanye n'igogora. Buriya hari abantu bazi yuko wenda bagiteri zose ari mbi cyangwa se microbe nyine zo mu bwoko bwa bagiteri zose ari mbi, gusa hari bagiteri aba ari nziza ndetse zinadufasha mu mirimo y'umubiri ya buri munsi nk'iyo nguyu wo kugogora. Hari amabagiteri meza adufasha mu bijyanye no kuba nyine igogora ryagenda neza. Muri iki gitabo kandi ku mumaro wa 6 baragira bati anti-inflammatory and antioxidant effects. Ni ukuvuga ngo ni mu bijyanye no kurinda umubiri kuba wagira kubyimba haba mu mubiri imbere. Buriya hari igihe umubiri ugira icyitwa nka inflammation ariko ikaberamo imbere mu mubiri ukaba utayibona, cyangwa se kubyimba nyine, cyangwa se na byo twavuze bya antioxidant, guhangana na bwa burozi twabonye bwitwa free radicals bushobora gutera bumwe mu burwayi butandura. Bavuga ko rero kuri uyu mumaro wa 6 ngo ino beterave igira ibizwi nka anti-inflammatory and antioxidant. Bivuga ngo igira guhangana cyangwa se kuba yakurinda kugira kubyimba k'umubiri haba imbere mu mubiri cyangwa se inyuma, ariko kandi kanagira uruhare mu guhangana na za free radicals cyangwa se guhangana cyangwa se kurinda ibizwi nka oxidative stress mu mubiri w'umuntu. Ibikora gute rero? Ngo betalains possess potent antioxidant and anti-inflammatory properties that help to protect the cells from oxidative damage and reduce inflammation, lowering chronic disease risk. Ati cya kinyabutabire twabonye kiba muri beterave cyitwa betalains ngo gitanga umumaro cyangwa se gikora nka antioxidant, gihangana na bwa burozi bwitwa free radicals, ndetse kandi icyo kinyabutabire cya betalains kikaba cyarinda umubiri kubyimba cyangwa se kikarinda umubiri mu bijyanye no kubyimba, uburwayi bufitanye isano no kuba habaho inflammatory response mu mubiri. Ubwo nyine no kubyimba mu mubiri haba imbere cyangwa se inyuma. Bityo rero ngo ibyo ngibyo bikaba byarinda utunyangingo twacu kuba twakwangizwa na bya bintu bizwi nka free radicals. Ibyo bita hano bagize bati could that help protect cells from oxidative damage. Oxidative damage iba yatewe nyine n'ibyo bintu bya oxidative bya free radicals and reduce inflammation, lowering chronic disease risk. Ndetse kandi bikagabanya uburyo umubiri ushobora kubyimbamo, bityo bikarangira birinze umubiri wawe guhura n'indwara ziri chronic, lowering chronic disease risk. Bivuga ngo bigabanya ibyago byo kuba warwara indwara ziri chronic bitewe na kino kinyabutabire kiboneka muri beterave kizwi ku izina rya betalains. Nanone iyo ugiye kuri page y'iki gitabo gikurikira usanga bakomereza ku mumaro wa 7, aho umumaro wa 7 bagaragaza yuko cyangwa se bari kugira bati blood sugar regulation. Ati beterave ishobora gufasha no mu bijyanye no kuba wenda umubiri waringaniza isukari. Ati bikora bite rero? Muri iki gitabo baragira bati despite their natural sugar, beetroots has relatively low glycemic index. Ati bijyanye wenda n'isukari karemano ushobora gusanga muri beterave, ati beterave ifite ikizwe nka glycemic index kiri low. Beetroot has relatively low glycemic index. Ibi bisobanura yuko nyine iyo ufashe beterave isukari yo mu maraso igenda izamuka gake gake, itazamuka ku muvuduko ukabije. Ibi abantu banda bize science cyangwa se bazi by'ubuzima, ino glycemic index ubundi tuyibara hagati ya 0 n'100. Ubwo rero bavuga ko nyine ino beterave muri kitabo bagaragaza ko ifite ikizwe nka glycemic index iri hasi, bityo baba bishatse gusobanura ko izamura isukari y'amaraso gake gake. Ati rero biba bimeze bite? Ngo it high fiber content help to slow sugar absorption
potentially improving insulin sensitivity. Ati bitewe nuko muri beterave habonekamo ibizwi nka fiber, ati bituma isukari iri mu byo wariye yinjira mu maraso gake gake, kandi ubwo ngo isukari yinjiye mu mubiri gake gake ngo bituma habaho kumva umusemburo wa insulin ugabanya isukari mu mubiri ku buryo bworoshye. Ngo the high fiber content helps to slow sugar absorption, potentially improving insulin sensitivity. Ati bituma umusemburo ugabanya isukari ubasha kumva ku buryo bworoshye, nyine birumvikana ko byazana kurinda kugira ya diabete ikomoka ku kuba wenda umuntu yarariye isukari nyinshi. And supporting healthy blood glucose management. Ati ibyo bigatuma habaho kuringaniza kwiza kw'isukari mu maraso. Ku mwanya wa 8 rero muri iki gitabo bakomeza batubwira ngo the beetroots helps in weight management. Ati beterave ishobora kugira uruhare mu kugufasha kuringaniza ibiro. Bikora bite rero? Ngo a low calorie nutrient dense choice under 60 calories per cup. Ango ino beterave ni kimwe mu biribwa biba bifite kalori nkeya. Ati aho usanga byibura mu gakombe haba harimo calories zigera kuri 60. Ngo the fiber in beetroots promote the feelings of fullness cyangwa se bizwi nka satiety to help you eat less overall and support weight management efforts. Ati ino fiber iboneka muri beterave igira uruhare mu gutuma wumva usa naho haze, ibyo bise muri science cyangwa se mu ndimi z'amahanga ngo ni satiety to help you eat less. Ati iyo rero wumvisha umeze nkaho haze cyangwa se wumva uhaze, ngo bituma urya ibiryo bikeya, to help you eat less overall and support weight management effort, ndetse bikagufasha mu bijyanye no kuri waringaniza ibiro. Twarabibonye ku bantu twabanye mu kiganiro cyo kugabanya ibiro wenda nubwo kimaze igihe, twabonye yuko gufata ibiribwa birimo fiber ari bimwe mu bintu ushaka kugufasha mu kuringaniza ibiro cyangwa se kugabanya ibiro, kubera ko ino fiber ituma wumva uhaze kandi nyamara wenda ibyo wafashe nta makalori menshi bifite. Rero ngo beterave ni kimwe muri ibyo bintu kuko ngo nayo ifite amakalori makeya, ishobora kugufasha mu kuringaniza ibiro, ndetse kandi kubera ko habamo fiber bigatuma wumva uhaze ntiwumve inzara. Rero ku mwanya wa 9 muri iki gitabo bagaragaza ko beterave barimo baragira bati anemia prevention and iron absorption. Ati mu kurinda indwara yo kugira amaraso make, ndetse kandi mu gufasha kuba ubutare bwa iron bwakugwa mu byo twariye. Ati bikora bite rero? Beetroot is a source of iron which is necessary to produce healthy red blood cell. Ati beterave ni inkomoko nziza y'ubutare bwa iron, ndetse kandi no iron ni idufasha cyangwa se ibikenewe kugira ngo insoro zitukura zikorwe. The vitamin C in beetroots also significantly enhance the body's ability to absorb iron. Ati vitamin C ishobora kuboneka muri beterave ishobora kugira umumaro ukomeye mu bijyanye no kuba yafasha umubiri mu kwabsorba cyangwa se gukurura cyangwa se gukura iron mu byo twariye kinjira mu maraso, helping to combat fatigue and weakness associated with anemia. Ati ibingibi rero bishobora kurangira bidufashije mu guhangana n'umunaniro ukabije, gucika intege, byose bifitanye isano no kuba umuntu afite indwara yo kugira amaraso makeya. Bisobanuye ko rero gufata beterave cyagufasha mu kwirinda kugira cyangwa se mu kwirinda indwara y'amaraso yo kugira amaraso makeya, kubera ko ifasha cyangwa se ibonekamo iron idufasha mu kuba twakora insoro zitukura cyangwa se umubiri wacu wakora insoro zitukura. Ikindi kandi hakaba hanarimo vitamin C ifasha mu kuyo iron yahita ikorwa mu byo twariye ku buryo bwihuse nk'uko mumaze kubyumva. Ibyo ngo bikaba byarinda n'umuntu kuba yahura n'umunaniro cyangwa se gucika intege, byose bigira n'isano no kuba umuntu afite amaraso makeya. Impamvu umuntu ufite amaraso makeya acika intege ni ukubera yuko insoro zitukura nizo zitwara oxygen cyangwa se n'umwuka duhumeka ukajyanwa mu bice byose by'umubiri ahantu hatandukanye hose hagira amaraso, kugira ngo iyo oxygen cyangwa se uyu mwuka duhumeka, kuko umwuka duhumeka uzwi ku izina rya oxygen. Rero uwo mwuka niwo udufasha mu gufata ibyo twariye cyangwa se amasukari yavuye mu byo twariye, ndetse n'ibindi wenda bitari amasukari, kugira ngo bihindurwemo imbaraga umubiri ukoresha. Rero ubwo rero umuntu urumva ko ufite amaraso makeya aba agomba kugira intege nke cyangwa se gucika intege, bitewe n'uko nyine ubwo wa mwuka ntabwo uri kubasha kugera hirya no hino mu mubiri kugira ngo umubiri uwukoreshe mu guhinduramo ibyo twariye mo imbaraga. No kuvuga ngo ushobora kurya ntuhumeke nyine wahita upfa, kubera ko ibyo wariye n'ubundi nta mumaro byagira, kubera yuko ntabwo n'ubundi byakoreshwa. Kuvuga ngo ibyo wariye igituma bikoreshwa ni umwuka uhumeka. Rero kugira ngo umwuka rero ukoreshwe cyangwa se ugere ahantu hose ukenewe, utwarwa n'insoro zitukura z'amaraso. Rero
twabanye muri iki kiganiro kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo aho twasomaga kino gitabo cy'imirire, aho bavugaga ku mumaro wacyo cyangwa se ku mumaro wa Beterave. Ndabashimiye. Ikindi kandi niba hari igitekerezo, icyifuzo, ikibazo ufite ujye muri comment, turazisoma tukazagusubiza. Ndetse kandi nawe niba wakunze ino video, ukunze kino kiganiro, ubonye cya kirimo isomo, kande like. Ikindi wenda ushobora kwibuka niba ubonye ibiganiro byacu bifasha, wakanda subscribe. Nuvuga ngo ukanda subscribe igihe gusa ubona ibiganiro dukora bigufasha, iyo bitagufasha nta mpamvu yo gukanda subscribe. Rero reka mbabwira ati reka tuzabane mu biganiro by'ubutaha. Mwari kumwe nanjye Manzi Olivier, umunyeshuri muri kaminuza ishami ry'ubuzima. Reka tuzabane mu biganiro by'ubutaha, ndabakunda cyane.